usekari nibyo narabimuzanye aramuzi Ibi ni ibiki oya ibi ni ibiki uri kumwe nande hano mu nzu oya yaratuzengereje rwose mu bagabo abagabo bacu arafashwe dore nguwo ni sheri wane uyu dore n'uyu muhungu bakundanaga bya yego abantu bose barabizi mu gipangu kuri randiro duri mu nzu ya sheri wanjye baramenye yene ndimo kumwishyuza amafaranga y'inzu nagaruka kunyishyuza amafaranga y'inzu niyo nari ndimo kumwishyuza uzambaye ibitenge oya hagarara hano sheri uyu ninde nuko mbyumva aba bakobwa ngenda bapiriyave bambire mu gipangu bapiriyave ngo kubera tugende twese bapiriyave tugende asiduhe tugende amazu ni make cyane mu mujyi wa Kigali umva shari dore nyine uyu muhungu akundana n'uyu mukobwa amufatanye n'uyu mugore reba nawe uyu mukecuru ndebera oya naze hano ndebera sha yaratuzengereje oya umva ikintu kigiye kubaho agiye kunsobanura nimba ari we yahisemo cyangwa ninjye dukomezanye ibintu ni bibiri none zira gapote turadukingirizo barimo kwereka ahangaha ndi nari maze guhamagarwa n'umwe muri aba bakobwa nyuma yo kutubwira yuko hari ikibazo bafite gikomeye twe twakoze urugendo rutoroshye reka tubashe kumenya ikibazo bafite ni ikihe nizere yuko uraza gukomeza nawe kubona icyo kibazo bafite ubwabo nyamukuru muri make ikibazo mwaduhamagariye mufite ni iki impamvu twaguhamagaye rero uyu mukobwa ni inshuti yanjye turabana hano mu gipangu yego sheri we abamo hano noneho tukaba dufite amakuru y'uko utwishyuruza amazu randirodi wacu ni nyiramazu nyiramazu wacu aryamenyemo na sheri wemo hano amakuru tuyafite 100%. bari mu nzu murabizi ni umudamu n'umukobwa ni umudamu twishyuza amazu nyiramazu wacu sore murakundana byanyabyo yego turakundana mushiti wanjye yamaye amakuru karyamanyemo n'umugore utwishyuza amazu ngo bararyamanye nari maze igihe mbyumva ariko noneho ngiye kubyirebera koko nimba ari we yego dusanga satari oya nibyo ni nayo mpamvu nahamagaje itangazamakuru ni sheri wawe kuko murakundana byanyabyo yego ni sheri wanjye turakundana bari bamaye amakuru ko aryamanyemo n'uwo mukecuru w'umudamu rero ngiye gukonfirima ko ari we koko abasore bose yego ni umugore ukuze yego sheri wawe ariko we aracyari muto yego bigaragara yuko uwo mudamu ukuze yikundira utwana duto oya ntango bisekeje niyo mpamvu nahamagaje itangazamakuru ngo rize rirebe abasore bose bafatireho urugero musoke sheri wasohotse mana we no mukecuru we sohoka ndabona rero nazi ukuntu ibintu biraza kuba byifasha gusa ndabona barimo gukomanga ariko uko biri kose ngira ngo urimo kubyumva yuko bitari buse kugenda neza reka nitungireyo kamera sohoka ibi ni ibiki oya ibi ni ibiki uri kumwe nande hano mu nzu oya uri kumwe nande nibyo narabimuzanye aramuzi musohore hanze bamubone bari barabimbwiye hagarara
sheri wanjye umaramo njye nari ndimo kumwishyuza amafaranga y'inzu nagaruka kunyishyuza amafaranga y'inzu niyo nari ndimo kumwishyuza uzambaye ibitenge oya hagarara hano sheri uyu ninde murimo mu biki mwari muri mu nzu muri mu biki ibi ni ibiki mbonye mukanafunga narakubwiye oya munsobanurire uyu ninde watubwiraga ndodi n'uyu dore n'uyu mugore niwe nyiramazu wacu niwe yaratuzengereje rwose mu bagabo abagabo bacu arafashwe dore nguwo niwe sheri wawe niwe uyu nguyu dore n'uyu muhungu mwakundanaga byanjye yego abantu bose barabizi mu gipangu barabizi rwose bro byifashe bite bro ni amahoro ariko sinzi impamvu ntabwo ari ubwa mbere mbashe kuba nabona ikibazo gisa gutya hari ubwo ari ubwa mbere duhuye ntabwo ari ubwa mbere ariko sinzi we impamvu nangendaho dufitanye ikibazo aba ngaba baduhamagara oya ntuzi iki ko twicana kakahava reka ubundi tukuzanye babarira ntunkoreho uyu ninde nimba nagiye ku kazi najya ngo nirebere ko ibyo bavuga ari byo none ndabyiboneye uyu ninde mumara niki Randirodi yarasanzwe aryamana n'uyu ego ko cyane rwose njyewe mukobwa naramubwiye ntumva uzaze wirebere buri munsi uko ugiye arinjira rero ubwo nyine namuhamagaye n'uyu munsi ubu ni bwaje none ndore ngo narafashwe reka twegere Randirodi nayo tumubaze byifashe bite ko byifashe njye nyiri nari nje kureba amafaranga yanjye kuko yari amaze amezi 3 atanyishyura nari ngiye kumwishyuza amafaranga yanjye y'inzu kuko yari amaze amezi 3 atanyishyura ubwo sheri we ubwo yaraje nyine bahita bavuga ngo turimo mu nzu turaryamanye kandi tutaryamanye anjye yari amafaranga yanjye nari nje kumwishyuza y'inzu none se ko turimo kuhabona gapote zifunguye ibi ni ibiki ibi ni byabizanye mu nzu zifunguye warujuje kureba njye rero nje kureba amafaranga y'inzu kuko yari amaze amezi 3 atanyishyura njye nari mvuye muri dushe njya kumwishyuza amafaranga y'inzu ugiye kureba amafaranga y'inzu kuki mwagiye mu nzu mukifungira ariko ntabwo twifungiranye hari hegetseho nuko baje bakubita urugi udukingirizo barimo kutwereka utu dukingirizo ntabwo twadukoresheje twari turi hariya oya umva ikintu kigiye kubaho agiye kunsobanurira nimba ari we yahisemo cyangwa ninjye dukomezanye ibintu ni bibiri none zira gapote turadukingirizo barimo kwereka bro turatwa tumaze iminsi mu dufunguye oya ni umuhungu wanjye natije yaraje kunsonda mutije dukoresha twibagirirwamo rero ngiye nari nashe mu kanya urukumva Nyirinzu baraje ramwete ngo nari ngiye kwishyura mu gihe turi kuvugana tuganira nibwo mudukomanganye wowe aba bantu urabazi ndabazi buri uko Mutesi yagendaga uyu mama utwishyuza amazu yazaga ahangaha buri gihe amucunguka si ubwa mbere si ubwa kabiri bivuze ngo buri uko uyu niwe witwa Mutesi yego buri uko agiye uyu araza agakomangira uyu bagakingura bakajya mu nzu ndabizi buri gihe si ubwa mbere si ubwa kabiri yego bivuze ngo uyu musore aryamana na Mutesi akanaryamana na Randirodi cyane ni umukecuru hano mu gipangu abantu bose barabizi usibye Mutesi we kubera ko aba yagiye mu kazi ubundi igihe kimwe akaba ari iwabo mu cyaro arabimubwiraga nyine akabipinga nyine ariko araje nyine arabyiboneye rwose twari tubizi nuko twamugiraga akabanga nashaka nyirukane yirukane yarafashwe ndarara nimutse njye ambwire nimba yisemo Randirodi uyu mukecuru cyangwa ari njyewe ibintu ni bibiri ntago ndagapira yahoraga akina gutya Randirodi none niki wakisabira uyu mukunzi uyu mukunzi wanjye ikintu namusabira nta nubwo cyari umukunzi wawe akiri umukunzi wanjye byarangiye ngiye kumenya ibyanjye tugiye kubaho nk'abantu batamenyanye akomezanye na Randirodi we ushobora kumubabarira wenda nabo baraza kutubwira uko babyumva
kuko kereka ndi kosa urabona ko no mu nzu hari harimo udukingirizo uko biri kose bagerageje kwirinda. Gute bari bafunze yaragiye kwishyuza? Gute bafunze yaragiye kugira? Oya ntango byavamo. Wapi. None Oya. urahaguma? Oya ndarara nimutse cyangwa nimba amapriyave nawe kubw'ibyo yakoze abona bimuteye isoni ame priyave. None ubu niki wakisabira uyu mutipe hagati yo kumufatana na landlord ubishyuriza inzu? Ntacyo namwisabira wubwe tugiye kuba nka tutaziranye ngiye guhiga ubundi buzima bwanjye yarishere wanye ngiye gushaka undi. Naho landlord nawe ubwo sinzi ukuntu ari bubigenze ikimwaro niwe kiriho. ariko bigaragara ko wenda umusore wenda yabaga nta mafaranga hari wenda niko ndi kubikeka yo kwishyura akagira uburyo afasha kugira landlord yamushyiramo imiyaga. Afite akazi se landlord baryamanaga ngo amugabanyirize ayinzu ngo bigende gute? Wapi amubabarire. Urumva agakwiye gukorwa iki? Ntago ari njyewe nanjye byaba bindenze. Byabikure Umukecuru nk'uyu kujyamana n'umusore nk'uyu ukiri mutoya ntago bishoboka. urumva gutirana. Nyewe uko mbyumva aba bakobwa ngenda ba priyave bambire mu gipangu Aba priyave ngo kubera tugende twese aba priyave tugende asiduhe tugende. Amazu ni make sana mu mujyi wa Kigali ariko njye abanza me priyave y'iminsi 30. ntago byoroshye. None barimo kuvuga ati ntago agakwiye kuryamana n'umwana ukiri mutoya, barimo kukwita umukecuru wowe uri kubyuka. ariko ngiye bari kumbeshyira ntabwo naryamanye nawe. Mama wambaye igitenge bigaragara. Ariko Kamera masa nk'uwerekana hano urabona yuko singaka gakingirizo. Reba hano nawe ni gute ibi bintu bitabaye kandi ubona utunguta ari udukingirizo. Ntabwo ibintu biba byoroshye. None warabivuga twebwe nta kintu twakoze tuba dukingirizo nutwo yari yatishije undi mutipe irodi. Twebwe ntabwo twigeze turyamana tugiye dusambana kuko ngiye ndabona muri ku Priyave niyo miso bamvire mu gipangu ndabona bateje induru nyinshi cyane. muri makeya ugiye kuba priyave usigarane n'uyu musore mwari muri kumwe. Nta kibazo we twasigarana. Dore we ikimenyi musigarane cyangwa Mutaryamanye. urigaragaza. Niba mutaryamanye murasigarana. Nta kibazo turasigarana kuko bano bakobwa numva bari kuzana induru nyinshi cyane. Barimo baranza izenduru. Wamukunda? Barimo ngiye namukundaga. Ubwo se aruzi yawe aruje kwishyuza. Ariko bano bakobwa bo ndaba priyave bamvire mu priyave se bisobanura iki? Tubwiye ngo nawe urimo kwivamo pe. Batubwiye ngo warute kwishyuza none ngo wanamukunda. Narinje kwishyuza ariko namukundaga ko ari umutipe mwiza wajya kunyishyura neza cyane. Je nta kibazo mfitanye nawe. Nje ntago mva hano pe. Umugabo wanjye ntago aba hari. Niyo ahari rwose amwishinza ariko nje simva hano. Umugabo yajya mwishinza. Ego kwa bwishinza we. Umvuze ko natambuka yambaye. Amazuku yambaye akantu kagera. Nzajya njya abarandirodi batari abagore cyakoza murashoboye we Yesu we. Umva nawe isoni n'ikimwaro dodo. Umva nundebe we. Ndabona umusore yibitse umutwe tubwire wowe urasigana ngo narandirodi ngo kandi yagukunda. Bro ngewe byandenze kabisa. Kundi kubyumva birandirodi nta kibazo twari dufitanye kabisa. N'uyu mushire wanjye nta kibazo. Uretse ko yaraje kureba ngo mwishyure asanga nayo mfite tuba turi kuganiraho gato mu gihe turi kuganira nibwo mudusanganye ikiganiro nibwo twinjiranye. Abantu barimo gusakuza ngeri. Oya wintunga intoki wowe. Ngumva shari. Dore nyine uyu muhungu akundana n'uyu mukobwa. Amufatanye n'uyu mugore. Reba nawe uyu mukecuru. Ndebera oya.
naze hano ndebera sha yaratuzengereje ufata dore ngana umva cyo ko zuranyigaragarije ikintu nabwira abahungu umva murashoboye icyo wabwira abahungu ni icyo nabwira abatipe ni ukwitwararika kuko ibyo ngukoreye biguha isomo nibyo byari ijambo rya nyuma. none wowe urabyumva gute? yewe ibi ngibi ni iby'aka kanya birahita birangira turaza kuvugana njye na sheri wanjye kuko mwivanzemo nk'abanyamakuru nazo muvuye n'iki n'iki ariko njye na sheri wanjye turaza kwihera tuganire n'ibya randirodi turabisubiramo kuko ntago asanze turyamanye asanze ahubwo twicaye yego turi kuganira kandi basanze muri mu nzu mwifungiranye ntabwo hari hafunze basanze mwifungiranye ariko narindi kukubwira ati turaza kubivuganaho birangire nta kabazo gato cyane n'ingo randirodi turaza kubimuganiraho turi kumwe twumva uko bimeze ubundi wadufasha se ukavuga ureba hariya ngaho tubwire none ubu ngubu ikigiye gukurikiraho ni ikihe? icyo mbona ni uko nyine nahisemo abo bahungu bakora ibintu nk'ibi ngibi ariko uretse ko natarindi kubikora ariko n'ibyo nsanze musheri wanjye ndamusaba imbabazi yambabariye nkaba ndi kugira n'inama mu bahungu bakora ibintu nk'ibi byo gusambanya n'abagore. Ongera ijwi, inama ugiye kugira abahungu bakora? Inama nagira abahungu bakuru ni ukwirinda abagore babashuka babajyana mu busambanyi ukumva bakabanduza indwara zitandukanye. Icyo nababwira cyo niyo babafata bababeshya ariko mujye mwibuka ko n'agakingirizo kabaho. Kuremera yuko mwabikuze. Oya njye nakubeshye. None turadukingirizo basohoye. Turadukingirizo basohoye mu nzu. Turiya twitwarayemo. Nutwarayemo dukora iki? Urumva cyarenda gusaba imbabazi ariko bikuye ku mutima. Umva nta kintu narenzeho bro. None wowe niki ushobora kuba wakongera kuri ibi byose bibaye? Gusa uko biri kose mwaryamanye. Oya ntabwo twaryamanye. Twinjiye wakegera hano ukatubwira. Turimo tuganira ku bibazo by'amezi 3 Ego. By'amezi 3 yaramaze atanyishyura. Amezi 3. Amezi 3 yaramaze atakwishyura. None wowe wihemba yuko mugomba kuryamana. Oya ngiye kumwishyuza. Nangiye kumwishyuza ntabwo twaryamanye n'umwanya turadukingirizo nutwa nasanze mu nzu. Nitwasanze mu nzu. Egera hano tubwire. Turadukingirizo ngiye nadusanze mu nzu ntabwo tugize turyamana. Niye mpamvu se mwe mwifungiranye? Oya ntabwo twe twifungiranye nuko sheri we yahise aza kubita urugi. Tubwire niye mpamvu wari umaze kuvuga ati yaramaze amezi 3 atanyishyura. We wihimuye yuko mugomba kujya kuryamana? Oya ntabwo ngiye niyumuye ko tujya kuryamana. Ngiye nari ngiye kumwishyuza amafaranga yanjye turi kuganira mu nzu. Arabeshya. Sheri we arabeshya nyine akubita urugi. Yambaye ubusa. Wagiye kwishyura wamugani. Umusore yambaye reba hejuru ni yambaye. Bose bambaye ubusa. Oya mwese ko mwambaye wagiye kwishyuza wambaye ubusa gutyo. Ngiye nuko nari nambaye igitenge. Ntago ngiye kuryamana nawe nikamukomangira kugira ngo atancika namubwiye ko yarandi amezi 3 abanza nyishyure. Ibeshere nyine abanyamakuru twe ntago batubeshyura bizi. N'ubwa mbere se. None mama ubu turakora iki? Tubwira icyo wumva twakora ubu ngubu. Nawe nimba mapirave nimba atayima ibyo n'ibimureba. Uratandukana n'umuhungu burundu na Nyirinzu burundu. Nyirinzu ni ufite umwanzuro wo kunyirukana cyangwa kungumisha ariko ntago nagumana n'umuntu. None Nyirinzu ko yaramaze kutubwira ati ngewe uko biri kose ndagumana n'uyu musore bari abakobwa ndabapirave. Ibyo urabivuga yiki? Inshoreke nyine bagumane twe nyine kujya tutazajya tubona amabi. Hari ikindi se? Ntago byoroshye. None wowe inama wabahaniye kuri ibi byose uriya watubwiye ko ari inshuti yawe nawe ugira uruhare mu kuduhamagara, inama wahawe ndi couple yakundanaga n'uyu randirodi, inama wabahaniye? Ngewe inama nabagira. Mutesi na sheri we bamaze igihe kirekire bakundana pe. Ngewe ndi Mutesi ku giti cyanjye
ntabwo nareka sheri wanjye ngakomeza kundane n'uriya mukecuru. uri mutesi ntago wamureka ntabwo agakomeze? namureka pe, ntabwo namuhara, namugarura pe. Ako ubanza uyu mutipe hari ukuntu ajya biryoshya, ibaze none no kuba narandiro dabaye. Yego ko cyajya simbizi igihe gusa mbona randiro dinjira ati ndibuze gusarana nayo byanga byakunda. None ngaho gira inama mutesi n'uyu musore ubagira inama none natwe tubashe kwerekeza mu kandi kazi. nyine ngiye icyo nabwira mutesi namubabarire sheri ariko buriya n'ubundi baraza kwiyunga kuko barakundana pe ndabizi. Andiro di nawe yirebe pe yigaye kandi reba nawe ukuntu angana n'aka gasore yigaye pe. Inama nagira mutesi yo asubirane na sheri we natwe turabibafashamo. Niyo nama namugira pe. Namwe murabibafashamo? Turabibafashamo pe, nose twakora iki? Turabizi rega bamaranye igihe kinini bakundana. Okay, urakoze. Nawe tubwire inama noneho turi buze gufatiraho umwanzuro kugira tubashe kwerekeza mu kandi kazi. Inama uri buhereze mutesi ni inama hereze umukunzi we ni iyi. Nge inama nabaha nuko bakiyunga. Ariko nanone abasore bumvireho n'abamama buri wese agomba oya sibi gusa kuko ntago ari ubwa mbere kuba umuntu yaba afite ahantu apangisha kandi akaryamana na Nyirinzu. Ibyo birashoboka. Birashoboka ariko nyine bireze niyihane. Niyihane apfukame asabeshere w'imbabazi azimuhe ariko umugabo bare wihana. Okay. Umugabo arihana nawe yihane. Ngira ngo ikosa rata. N'uyu nguyu nawe rero ushuka umwana mutoya. Niyo byakabaye Randiro de agakwiye kugirana ajyana n'uyu musore. Sibyo rata? Niyo byakabaye niko navuga. Ariko noneho ibaze ibi bintu nk'ibi bikabera ahantu wishyuza amazu. Urumva yuko ntuguta agaciro no guta icyubahiro. Ku mwana ungana gutya. Nago bikwiye. Kureba na hano bakajyanye ahubwo yakagiye kureba abo bangana ubuse ajyana yewe uyu mwana se ubuse urabona muhingukanye mu kabari batamuseka. Reba nawe. Okay, none umva nkubwire bagufatiye mu nzu uko biri kose birigaragaza yuko ibyabaye cyane ko umusore yambaye ubusa kandi si n'ubwa mbere uyu musore ngewe mubonye mu bintu bimeze gutya. Ndabeshya bro? Ongereje wapi ntago ari ubwa mbere. Urumva ko nabyiyemereye kuko ndabizi neza hari ahandi hantu ushobora kuba naramubonye. Ariko noneho ufatiwe mu nzu mu gufatirwa mu nzu reba wambaye igitenge sibyo, reba kondomu ibintu byose twabibonye. Nayinzi yuko nge banambeshya ariko noneho inama wahereza abandi bantu bishyuza amazu ari abadamu umuntu agatinda kukwishyura ukajya kwishyuriza mu nzu nk'ibi byose bikubayeho ubutumwa bagenera n'isomo kandi ubikuyemo n'ubuhe? Niyo ubutumwa nabagenera nk'uwishyuza amazu n'ukuzajya bishyuza amazu batagiye kwishyuza mu nzu y'umusore. Udufashe ariko ubureba hariya kuko ubutumwa uri kubugenera bariya. Nkanjye nagiye kwishyuza umusore musanga mu nzu. Ubwo haza sheri we usanga bibaye intambara turarwana. Ariko ubutumwa naho abantu bishyuza amazu nuko bazajya bishyurira amazu hanze bakaba ariho bishyuriza apana gusanga umusore mu nzu usange biteye ikibazo. None uri buze gusaba imbabazi uyu mukobwa mutesi cyangwa urumva ntako samukoreye? Nge ndi buze kumusaba. Wari ubizi ko akundana nawe? Nari mbizi ko bakundana. Aho kurumva ko wakoze ikosa? Nakoze ikosa ndamusabira imbabazi. None uraza gusaba imbabazi mutesi cyangwa urumva ntako sakoze? Ikosa narikoze kandi si n'ubwa mbere narabizi ariko icyo namusaba wakongera ijwi rwose wenda ubwoba ukabugabanya ribuze kuko wabarira cyangwa se ntakwabarira ariko ongera ijwi. Icyo namusaba nuko yambabarira kuko si ubwa mbere bibaye hano nawe urabizi ndabeshya si ubwa mbere bibaye ariko icyo navuga ko nuko byaba ari byiza nzimusabiye hano kuruta ko muko mwatwaba turi twenyine. Ugiye kuzimusabira kuri kamera? Musabira hano kabisa. Gwino turebe sinzi niba uri bwumve ikintu arimo kuvuga
asabye yuko ari giye kugusaba imbabazi. azajya ahora asaba imbabazi se ntango bibaho ntazo namuha kuko aho ni ingeso yirumva n'ubwa mbere bibaye kuri Land Road ibyo birantunguye ni nayo mpamvu bino byose Musore wakicara yaho ku muryango iwawe rwose akira ngo na mikoro wenda Mutesi ndamufasha kuko we ahisemo yuko agiye kugusaba imbabazi none wowe urabyumva gute? Njyewe nta mbabazi nama kuko ni ibintu asanganywa ahubwo ikinunguye nawe arabyivugira ati ahora ntango nahora muha imbabazi rwose turatandukana ubu bizi ntango wapi wazinsaba utazinsaba uraba uri kwandika ku mazi nta mbabazi nko urabyumva gute? Tubwire kandi wongere ijwi kugira tubashe kwerekera mu zindi gahunda. ubwo mbyumva ani ndabizi byakurakaje ndabeshya Wongera ijwi si ubwa mbere sibyo si n'ubwa nyuma wenda nawe ubizi sibyo kuko abantu turacikwa sibyo uhora ucikwa noneho uhora ucikwa njyewe nakomeza kunteza umwuka wanjye nta mbabazi nkuha ntango uhora ucikwa uri igitambambuga se babwira n'icyumve rimwe kabiri gatatu ahubwo ingeso iguma mu muntu ntiegoko ingezi ipfa uko nyirayo yakoze yapfuye pe umva ni karandi. Hari ikindi wongeraho? Ntacyo nongeraho azinsabe cyabireke ngere ijambo ryanjye ryari iryo. Musore hari ikindi wongeraho? cyo numva cyo nuko bitari bukunde bro gusa icyo nzi cyo nuko nayimubwira yabyemera atabyemera basi mubwira ikindi ku mutima nonaha ariko we umva windakaza mbabaye ngaya nguko rero nkuko twari tumaze guhamagarwa batubwira bati ntago byoroshye muze murebe dufite ikibazo ngira ngo uko umaze kubibona niko nanjye mbibonye nizere neza ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira gusa ntago biba byoroshye barandiro mugabanye gutwara abasheri b'abandi niyo nama nabagira kuko ibi byo birenze ukwemera.